ni ikibazo cyavu umugore wanjye abantu bose barabizi ko dukundana iyoze ko na mama we ajya avuga ati cyakora mana ushimwe ko umukobwa wanjye abonye umugabo nkawe urumva 2024 nagisinze ukuntu asigaye mu rugo dusigara mu rugo nta kazi uwo munsi nari mfite ndavuga ati rikambe niryamiye none njyamye mbona muri garde-robe ya madame imyenda nyine ntago iri ku murongo kuko ngewe n'umugore wanjye mufata nko twese ikintu twege twiyemeje no gushaka amafaranga ntago ari domestic things ndavuga ati reka njye mu myenda y'umugore wanjye ntangire ngire nkore nyine ibintu ku murongo umugabo abagiyemo aratangiye imyenda ya madame arayitenze ibintu byose arabitenze agera ku envelope ateruye envelope imwe ihita ishwanyuka aho niho ruzingiye ndagira ngo wumve neza abona ni UPI imyandiko z'ubutaka ni nk'esheshatu zanditse ku mugore ndavuga ibintu ko nabizi what is going on urumva ndangije ndavuga se ni ibiki mba ndasomye mbona handitseho amazina ya madamu mbona ibiri amazina ya mama wiwe ariko hasi urumva hariho intuze amazina nyine ya madamu ubwo sinzi ukuntu babyanditse mba mushaka kugira muri babiri cyangwa nk'umwana w'umuzungura niko simbizi urumva umugabo yagiye muri garde-robe urumva n'umuryango yari muri garde-robe gusa envelope impapuro zari zirimo ziratakara ni impapuro za UPI z'ubutaka izo mpapuro icyamutunguye yasanze ibyangombwa byanditse ku bandi bantu kandi ubona ko ari iz'umudamu ndagira ngo wumve neza story iracyakomeje ikibazo aho kiruraza cyumve neza urumva akimba ndasomye ndavuga si bibanza ni ngewe mu mutwe yemeza bijya gukora n'ibya mama wiwe kuko bafite abana batatu kandi abahungu be babiri agira abana batatu umugore agira mama uyu mama n'abana be b'abahungu kandi babiri ngo n'urumogi n'ibiki byose aravuga ati wasanga yarabyanditse ku mukobwa we kubera akazi yuko agize ute ari we uri seriye urimo aho ngaho ninjoro umugore atashye asanga umugabo yamutengeye imyenda aramugashashira wakoze rwose narizi ko ibi bintu aribyo ndi bugire mu rugo nkahita nkora atunje riko nkari iki kintu cyo gukora nje kuzingira imyenda gikora mbise ukuntu ayisize umugabo sinzi niba byumvise neza kumve neza ntabwo akumvise neza byose arabitenze agera ku wanjye abantu bose barabizi ko dukundana iyoze ko na mama we ajya avuga ati cyakora mana ushimwe ko umukobwa wanjye abonye umugabo nkawe urumva 2024 nagisinze ukuntu asigaye mu rugo dusigara mu rugo nta kazi mumbwire kuri chat niba muri kumwe niryamiye none njyamye mbona muri garde-robe ya madame imyenda nyine ntago iri ku murongo kuko ngewe n'umugore wanjye mufata nko twese ikintu twege twiyemeje no gushaka amafaranga ntago ari domestic things ndavuga ati reka njye mu myenda y'umugore wanjye ntangire ngire nkore nyine ibintu ku murongo umugabo abagiyemo aratangiye imyenda ya madame arayitenze ibintu byose arabitenze agera ku envelope ateruye envelope imwe ihita ishwanyuka imaze gushwanyuka arebyemo abona ni UPI imyandiko z'ubutaka ni nk'esheshatu zanditse ku mugore ndavuga ibintu ko nabizi what is going on urumva ndangije ndavuga se ni ibiki mba ndasomye mbona handitseho amazina ya madamu mbona ibiri amazina ya mama wiwe ariko hasi urumva hariho intuze amazina nyine ya madamu ubwo sinzi ukuntu babyanditse mba mushaka kugira muri babiri cyangwa nk'umwana w'umuzungura niko simbizi urumva akimba ndasomye ndavuga si bibanza ni ngewe mu mutwe yemeza bijya gukora n'ibya mama wiwe kuko bafite abana batatu kandi abahungu be babiri agira abana batatu umugore agira mama uyu mama n'abana be b'abahungu kandi babiri ngo n'urumogi n'ibiki byose aravuga ati wasanga yarabyanditse ku mukobwa we kubera akazi yuko agize ute ari we uri seriye urimo aho ngaho ninjoro umugore atashye asanga umugabo yamutengeye imyenda aramugashashira wakoze rwose narizi ko ibi bintu aribyo ndi bugire mu rugo nkahita nkora atunje riko nkari iki kintu cyo gukora nje kuzingira imyenda gikora mbise ukuntu ayisize umugabo ngo yese ngenda gufata agura indi envelope asubizamo za mpapuro ende turi agacika asubiza neza ukuntu ahantu nyine yazibonye birarangira ngije ngaraje ngo umugabo bagiye kuryama ninjoro amazi madara ari ikintu waba ugira ntazi ngundi zangana mugatirika reka atayishura nta kintu kimwe waba ugira ntazi aravuga ati ntacyo
avuga anje nyine akumva nyine akumva bimwanze mu nda ataha umunsi kare abaza umugabo wese umugabo mwiza urataha sangapi arataha bageze mu rugo arambwira ati icara tuganira ati rero njyewe ati ngira bino bibanza rarara ibi n'ibi ati ariko kubera ko nabonye wowe akazi ukora ukaza kwinjiza amafaranga nkayo ninjiza nahisemo kubyandika kuri mama wanjye kugira ngo utazagenda ugahura n'abakobwa urabona njye ntabwo mba mpari n'ibiki byose mukaba mwakundana ejo bundi ukaza ukana urumva noneho anje arambwira ati kuko izera njyewe ntabwo nizera abagabo arambwira ati kuva ryari utizera abagabo naba narakubereye umugabo mubi naba narigeze nkubwira nabi ko amafaranga yose nkoreye n'ubwo bw'ayo mafaranga ni makeya sibyo niyo akora buri kimwe cyose cyo muri uru rugo amafaranga yawe uwo muyambwira ati amafaranga y'uyu mugore ikintu cyonyine uyu mugore nyine akontribute ni amaminerivare y'abana ko abana be ngo bigana ahantu heza cyane avuga ati ngewe namurekeye abana n'ibiryo ariko ibindi bintu biri big kugura ibibanza kubaka bagira n'amazu bakodesha amafaranga y'umugabo niyo abikora urumva narambwira ati ikindi si ibyo ngibyo nakwerekeye ndavuga ati uzabe ushyira minerivare y'abana unahahe mu rugo hari ikindi n'ibindi byose sinjye ubyishyura ibintu byose binini hano sinjye ubikora aravuga ngo yego ngo ariko nyine ngo abagabo bose ariko si ibyo bintu by'abagabo bose wabikuye hehe ko njyewe nzi ko ndi umugabo mwiza sindaza ngo nkangire ngo tuge ngo kuki utatetse kuki utakoze ibi ngibi kubera iki wumva ko udashobora kunyizera kandi njye nkwizera nk'umugore wanjye 100%. umugore wanjye ugenda akajya mu bindi bihugu akagaruka avuye kurangura agasanga njyewe nk'umugabo we mpagaze ku kibuga cy'indege ndagutegereje ngo hatagira n'ikintu utanaruha ahantu hose ugiye tuvuge ibintu byose ugiyemo mba mpari nk'umugabo wawe nkuri ugira ngo urabyumva ikibazo ukuntu giteye. Uyu muryango ni umuryango wabanye neza mu bihe byabo bya mbere. Ku bantu tutatangiranye niko story yatangiye. Mu kubana neza baragenda bagera ku bintu byinshi. Umugore ni umucuruzi, umugabo nawe afite indi mirimo isanzwe akora. Ariko ikibazo nkuko The Baby arimo abitubwira, umugore yafashe ibibanza yashatse ku ruhande cyangwa se wenda buryo yabibonye, arabifata byandika kuri nyina umubyara. Umugabo ntabyazi kandi nta bintu bahishanyaga. Umugabo yaje kubibona ubwo ari muri garderobe bikagwa muri envelope bikagwa. Umugabo niho yabibonye, abibajije umugore nawe ati ntabwo abagabo mbizera. Kandi bwari ubwa mbere cyangwa se ntibyigeze binabaho ko umugabo yaba yatunganye n'umugore cyangwa se yaba hari ikindi kintu bapfuye. Iki kintu muri sosiyete kireza. Umuntu akagenda akabwirwa ibintu n'abandi bantu kandi ugafite urugo rwiza, ariko abantu bakaza bakarukurangiza bitewe n'uko wagiye wumva ibindi byo hanze kandi ufite ukubanye n'umuryango wawe. Ibi nibyo byabaye kuri uyu muryango, ariko hari abandi benshi b'inshuti zacu bamwe tugenda tuzi, ari nacyo kintu abantu ibintu bijyanye no kumva ngo runaka na runaka babanye nabi, ukumva ko nawe ari uko. Ni nabyo bintu akenshi navuga ko bijya bituma na bamwe mu rubyiruko haba abakobwa n'abahungu batinya kuba bashaka. Vuga ati gushaka kw'iki gihe ntibyoroshye. Nta kintu cyoroshye muri iyi si, ariko mu buryo bwo kwita ku rugo rwawe no gukora ikigenewe. Tekereza ko ntabwo nese gushaka kuvuga ngo biragoye, ntabwo wambwira ko byaba bigoye kuruta uko waraninga business, ko nabyo ni business. Mu buryo bwa business kuko ukeneye kwaguka, gushaka umuryango ugiye kwagura umuryango wawe ni kimwe n'uko wajya muri business zindi. Rero navuga ko uyu muryango umugore yagiwe mu matwi mu buryo buri simple, uhita ubyumva ko yagiwe mu matwi. Niba umugabo we atarigeze anamutuka na rimwe, ariko akaba yihandagaje akavuga ngo ntabwo nizera abagabo. Nicyo kibazo rero navuga ko kiri kuba kuri uyu muryango pe. Nkurikije uko numvise iyi nkuru, biraza kuba biteza
ikibazo mu muryango, umugabo abonye umugore ko afite ibibanza byanditse kuri nyina, we nta kintu abiziho, yabimubaza ati rwose abagabo simbizera, niyo mpamvu nabyanditse kuri mama. Nabyo nicyo kibazo kindi nacyo navuga ko kitameze neza pe. Alright, ni akari gaciyemo rero nagira ngo twirebere ku ngingo ya kabiri, cyane cyane tuvuga ati congratulation kuri Vestina na Dorcas. Indirimbo yabo in 3 days yujuje miliyoni. Navuga ko undi muhanzi wagerageje gukora ikintu nk'iki mu gihe gito indirimbo ikaba irebwe n'abantu basaga miliyoni ni Meddy. Ndumva ari My Vow, hari mu kwezi kwa gatanu kuri 22, oya ni nyuma gato, ubwo nemvuze igihe cy'ubukwe bwabo, ahubwo ni mu mpera z'ukwezi kwa gatanu tukusatira ukwezi kwa gatandatu, nibwo iyo ndirimbo yagiye hagati y'ukwa gatanu n'ukwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2022, ni muri ibyo bihe nibwo indirimbo yujuje 1M in 1 day. Rero abanga ko babikoze in 3 days ni ikintu kidasanzwe ku bana b'abakobwa kandi noneho by'umwihariko muri iyi minsi navuga ko ikijyanye na showbiz ndetse n'umuziki muri rusange gospel ayoboye rwose. Abahanzi bakora secular music ntabwo muri gukora ikigenderewe, nubwo tukomeza kubona ko hari promises z'indirimbo, ariko kumbwira ngo hari promises z'indirimbo still now tugiye kwinjira mu kwezi kwa 8 nta ndirimbo iri hit turi kubona y'abahanzi bakomeye, nito ko bakomeye ba presentinga music yacu. Ntabwo nakumva ko hari ikintu bari bakora cyaza kumbwira ko hari ikintu muri iyi sama. Turaza kubona iki? Turabona iki mu gihe tubona The Ben, tukabona Bruce Melody n'abandi bahanzi twavuga ko bakomeye muri industry yacu, nta kintu barimo barashyira hanze cyangwa se nta ndirimbo kugeza aya magingo iraza kuba yiharira ino sama. Special thanks kuri Run Up, indirimbo bita Tsunami. Ni ahantu hose aho usanga ikirori hose cyangwa se n'ama radio stations n'ama platform acuruza umuziki, ni indirimbo iyoboye muri navuga ko iri gupresentinga umuziki w'abanyarwanda. Ariko aka kanya nakomeje kugenda ndeba hari umutipe bita Have Banga wo muri South Africa, yari arimo aragaruka cyane cyane ku muziki w'u Rwanda, ageze ku ndirimbo bita Slowly ya Meddy. Yavuze ko ari indirimbo yumvise mu bihe byatambutse, ariko ntabwo yari azi ko ari iy'umunyarwanda. Amaze iminsi reactinga ku ndirimbo z'abanyarwanda, ndetse hari indi shusho byamuhaye bijyanye n'uko wenda yumvaga umuziki w'u Rwanda umeze, kuko kugeza ubu ngubu niba agiye kuri Element akareactinga indirimbo bita Tombe, akajya ku ndirimbo ya Bruce Melody akumvamo Element, ndetse yareba quality of the videos akabona uburyo yaba bakobwa ba video vixen bacu muri kano karere ndetse navuga muri Afrika muri rusange. Buri muntu wese reactinze ku ndirimbo z'abanyarwanda akarema aba vixen barimo arayamanika kamera. Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki, gutuza kw'aba bahanzi bacu. Gusa hari abivuga ngo amatiku ngo yazimije gute, igihe ntabwo njya mbyemera, kuko ikintu cyabayeho navuga ko abahanzi bacu basa naho bimitse, bishyizemo ko mu gihe nta tiku cyangwa se nta matika ahari ngo aribwo bagomba gusohora indirimbo. Nkibaza, indirimbo ni indirimbo ishobora gukorwa umuntu akayumva from one year to another, ariko ibintu by'amatiku ni ibintu bishobora kuza gutya by'entertaining abantu. Ariko usohoye indirimbo nawe wizera ko iyo ndirimbo ari sava, ukayikorera promotion, nubwo iki kintu cyabaye cyane inspirinze cyane kuri Vestina and Dorcas. Indirimbo igize viewership ingana gutya in 3 days, nta media tour bakoze, nta gatwiko bakoze ngo bigende gute, ariko urumva baracyari trend kubera ubukwe bwa Vestine
ari nacyo kintu wenda navuga ko ngo nicyo kintu bavuga ko wenda cyaba cyarayisunitse, ariko n'abana bakunzwe ku rwego navuga ko rw'akarere. Yebo, iriya ndirimbo Yebo mbere y'iyi ngiyi ni indirimbo iri trend, nakomeje kubona amacalenji menshi mu nsengero, mu bigo by'amashuri, indirimbo irimo iragarukwaho, abana barimo barekora amacalenji kuri TikTok. Ugiye kureba Yebo ni indirimbo iri kuzamuka cyane kugeza ubu ngubu, igihe 12 millions on YouTube, ubwo izindi platform nazo urumva ahantu yabigeze. Ni indirimbo rero navuga ko nayo yageze ku rwego rwo hejuru, aho tubona Israel Mbonyi kano karere yaragafashe bijyanye n'indirimbo ze zikomeza kugenda zituma abantu bazikunda ku rwego rwo hejuru. Hari indirimbo wumva ukumva kujyanye ahandi hantu, kimwe rero n'izi za Yebo n'ingi Emmanuel, ni indirimbo zifite uburyo zirimo ziraza no kuririmba mu Giswahili. Nibyo bintu navuga ko abagospeli bacu babonye ko ari byo bintu bishobora kuza gutuma bwa butumwa bugenda, nabo bakagira icyo babona cyisumbuye. Rero ku muziki wacu ndabwo ndagaruka ku bahanzi bacu ba Secular Music, nabonye manager wa Bruce Melody muri 155 AM atangaza ko muri kino cyumweru kije hari ikintu kidasanzwe bagiye gukora. Hari indirimbo bafite ya Bruce Melody igiye kujya hanze, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo tuzi ngo ni iyi, kuko uyu mutipe afite collabos nyinshi. Hari collabo afitanye na Diamond Platnumz, twarabibonye kuri set, amavideo yagiye hanze. Tukongera tukabona n'indirimbo gafitanye ni umunyafrika y'epfo, ndumva ari umunyafrika y'epfo wundi, kuko nyuma yo bakoranye ngo hari indi collabo afite, ngafite projet ndende, ariko byose bihera mu projet maremare. Ubwo the same story kuri The Ben, hari mu kwezi ni ukwa gatatu, ni ukwa kangahe sinibuka neza, ariko ni before May, yavugaga ko afitanye indirimbo na Israel Mbonyi ngo zigera muri 2, indirimbo ya Diamond Platnumz nayo twarategereje amaso aheze mu kirere, tugeze mu kwezi kwa 8, gusa aracyari muri tour. Ndumva ari next month araba afite tour ya True Love, ni Print Love iraza kubera muri London, numva ari London. Ariko ibi byose biraza gutuma kutugaragariza ko abahanzi bacu hari ikintu nyine ubona ko bari gutinya, na cya cyizere cyo kuba bakora cyane gisa n'icyagabanutse, bijyanye n'uko bo biyumva nk'umuziki, kuba ati mu gihe hari amatiku ubu turakora dute amatiku, ariko sinzi neza ko wakoze igihangano cyawe nawe wakihaye umwanya ukagikora, uretse bya bindi byo kuzana twa tuntu tubona dutuma indirimbo tuyumva ukwezi kumwe ukagenda, ariko wakoze indirimbo yawe nawe uzi ko washyize mu magambo ari inspiring, cyangwa se ari amagambo akora ku mitima, abantu bayumva. Run Up ntiyasohoye, ubu ntituri kuyumvana n'ubu ngubu, ni indirimbo ubona ko iri trend cyane mu Rwanda no mu karere muri rusange, kuko nabonye no muri South Africa abantu bareactinga ku ndirimbo bayireactinzeho. Kuki noneho tutari kubona n'izindi ndirimbo ziza zihigwa mu ntege? Folomiana ni indirimbo nayo navuga ko bijyanye n'ibihe Chris Easy yahise ajyamo, ntabwo yabonewe umwanya nk'uko byari bikwiye, kubera ibihe rero byo kubura ababyeyi yahise bisa naho byaciye intege promotion yayo. Ariko ugarutse nanone ku bijyanye yaba kuri The Ben, nubwo avuga ko afite indirimbo, ariko ibitaramo bye birakomeje. Nk'ubu ngubu bategerejwe ku itariki 2, nabonye arimo abigaragaza ko ku itariki 2 afite igitaramo muri BK Arena, azaba ari muri Giant of Africa, hazaba harimo abalegend bakomeye. Nabonye ni Ayostar, sinzi n'abandi bahanzi bazaba bajemo, ariko ni big team ihari na Batimaya. Ni ikintu rero abantu nabo bakitega cyane cyane muri iyi minsi. Kangaruke rero kuri iki kintu kigira kiti, ibintu byo kuvuga ngo ni amatiku
ngo amatiku niyo abantu bimitse imbere. Reka tugaruke ku bijyanye, ese ubundi ayo matiku yazanywe n'abandi? Kariho abantu duhera tuvuga tuti ubundi umuntu ajya kuvanga amatiku ngo niyo atuma badakora. Ni gute umuntu bizinesi y'umuntu mudahuje kariyeri ituma wowe udakora? Kuko maze kuyibona ibijyanye no kuba aba bahanzi bacu batarimo barakora imiziki twe twiteze muri sama, navuga ko biri guturuka no kuba harimo ikintu navuga ngo ni ntakita ubunebwe. Kuko niba run up ari uri trend, twe dukeneye n'undi uza ugacarenjinga, tukabona Kevin Kade, tukabona Chris Easy, The Ben, Bruce Melody, abo bose noneho tukavuga tuti sava noneho ubu ngubu muri iyi sama dufite ikintu cyo gukora. Ariko urava kuri run up ugashaka indirimbo yo kumva avangire hit ukayibura neza, ahubwo ugasanga abahanzi bacu bamwe muri bamwe, wenda uravuga kuri Bruce Melody, ejo bundi nabonye akora live avuga ati abahanzi ngo hari abanyamakuru bamwibasira iki ibintu nk'ibyo ngo iki. Nyine ukabona ko ari utuntu turi dramatike barimo barazana ariko bitari bikwiye, ariko mu buryo bwo kugira ngo umuntu akomeze acuruze, kuko buriya no kuvugwa kugira akantu ukora umuntu akomeza kuvuga tu abantu bakomeza kukuvuga ko nyine hari icyo uri gukora, ariko icyo uri kuproducinga abantu bakeneye kumva kuri icyamamare. Ariko ntabwo uzagenda ngo ukore, ubwo njya mbibona hari label imwe mu Rwanda njya mbona abantu bajya banayibazaho uburyo ikoramo n'uburyo abahanzi bayo bakoramo. Ubwo cyane cyane navuga ko baragenda bagatuza, aho ukongera kumubona ari uko agiye gusohora indirimbo. Kandi niba mwarabibonye ibihugu bimwe na bimwe bifite music iri ku rwego rwo hejuru, umuhanzi agomba kumakinga sure ko ari trend, atajya niba hari ikintu yavuzweho abona kigiye ahita yongeraho akandi kantu kugira ngo bakomeze bakuririze paka nyine umuntu ku buryo usohora n'indirimbo igasanga uri trend. Ahubwo babikora aricyo kintu music yacu ibura. Abahanzi bacu ntabwo bazi gucuruza umuziki wabo, ubwo ndavuga cyane cyane mu bijyanye no kuba bavugwa. Kugira ngo umuhanzi avugwe muri iki gihe bisaba ko agira skandari akora, ugasanga na skandari iraza kugira uwikandamiza ikazamunda. Ariko mu gihe tubona mu bindi bihugu umuntu ashobora gukora skandari iyo kuba yagira icyo yinjiza atagize uwasebya. Rero muri iki gihe usanga n'umuntu ukeneye kugira ngo asapotinge umuhanzi wacu, biraza gusaba ko agira uruhande afata avuga ati wenda bijyanye n'ibi ntabwo mbyumva, ati njye ntabwo, agashaka uwasebya kugira ngo avugwe. Ibyo rero ntabwo numva ko byakabaye, cyane cyane kuri bano bahanzi bacu. Ari nacyo kintu navuga ko gituma batagera kuri rwa rwego twifuza ko twababonaho. Kuko ntabwo wambwira ngo dufite umuhanzi wifuza kuzagaragara muri Grammy Award ariko nta kintu turi kubona. Ese ni ikihe kigaragaza ko iyo Grammy Award ashobora kuzayijyamo mu gihe nta gihangano cye tubona gishya? Ubwo ari nacyo tugarukaho cyane cyane kuri bano bahanzi bacu bakomeza gusa naho bashyira bagera akakaguru ku kandi ati nabaye umusitari mu Rwanda. Ariko right now ugiye gusura platform ya Diamond Platnumz uraza gusanga hafi buri kwezi asohora indirimbo. Ariko mu Rwanda umuhanzi wacu agenda akikubitira amezi 6 ati wapi haracyari kare. Ibyo bintu bizavamo? Ntabwo ari ibintu mbona ko uyu muziki wacu dufite abahanga benshi, ariko nanone ntabwo tuzi uburyo umuziki wacuruzwa. Ari nacyo kintu kijya kigonga abantu bakora imyidagaduro. Uragira gutya wajya kuvuga ku muhanzi, wenda nabwo uri kugerageza kugira ngo byibura umukorere marketing bijyanye no kwenda hari inkuru wamubonyeho n'icyo ukeneye kuyidevelopa, wayivugaho gatoya akakwitwaraho inabi, kandi wowe uri kugira ngo ba bantu
bamutekerezeho wenda bajye no kureba igihangano cye muri ka kantu gato yakoze. Ari ukuntu umuntu ashaka gukora igikorwa runaka abantu ntibabashe kukibona neza, ariko wewe bitewe n'uko wenda waba ufite influence, ubwo ndavuga ku ba influencers, yakakomantingaho ugasanga umwitwayeho umwikomo kandi ari ikintu kidasanzwe yari agiye gukora cyangwa se yari arimo aragufashamo kugira ngo utere imbere. Bifu ntabwo tuzanze, ahubwo ziraza kwinjiriza iki nyiri kwinjira muri bifu cyangwa se n'undi wese uraba involved, ariko hatarimo icyo bita gusebanya, kuko nicyo kintu bahora batubwira ati ikintu kijyanye no gusebanya, umuntu mushobora kuba mwaterana ubuse ariko mukagira umurongo ntarengwa. Gusa nyine ubona ko muri iki gihe abantu babashaka kugira ngo biturize aho ngaho ibintu bikomeze kwangirika, niko nabyita. Kuko kugeza ubu ngubu Bruce Melody nta ndirimbo aheruka, The Ben nta ndirimbo aheruka gushyira hanze, bose yakubwira ati nk'ubu ngubu Element yavuze ko muri kuno kwezi kuje arasohora indirimbo. Bruce Melody nawe agiye gusohora indirimbo mu kwezi gushize, niko yavugaga. The Ben nawe ati indirimbo muri Sama murayibona. Chris Easy nuko Bwiza aheruka no gushyira we album hanze. Navuga ko abantu benshi sinzi impamvu abantu batigeze bayumva ku rwego yakabaye yumvwaho, ariko ntekereza ko atari ibintu bibi. Nawe agaragaza gukora cyane, kandi navuga ko uko iminsi iragenda iza turagenda tubona ko hari irindi tandukano. Hari abandi bana bo muri Shell Silver Foundation, abana barimo barakora ikintu kidasanzwe. Narebye video baheruka gusohora, sinzi na mwarayibonye, bati ni indirimbo nabonye uburyo abana bakitinga, aririmba, byina, bati that's what we got. Nicyo twe dutegereje nyine, dukeneye ba bana bazamuka bafite impano ku buryo ejo n'ejo bundi twazabona navuga ngo Tiwa Savage twazabona abandi bari ku rwego mpuzamahanga, ku buryo umwana agenda agapresentinga u Rwanda, tukavuga ati kameme dufite abahanzi. Atari ibintu by'iki gihe nyine byo kuba umuntu wamubona ugatangira gutekereza ngo byagenze bite. Rero ibindi bintu navuga ko abantu bari guha umwanya cyane n'ibigendanye gusa nabyo kubyumva hari abantu biruhura mu mutwe, ntabwo twabyanga, ariko bimaze kuba navuga ngo ni too much. Cyane cyane ubwo bikunda guturuka ku ma live ya TikTok, kuri space, baganira bisanzwe, ariko rimwe na rimwe ukaza kubona ko hari ukuntu habayemo kurengeramo, bashaka gushyirana hanze ngo amavideo y'ubwambure, ibintu nk'ibyo. Nicyo kintu abahanzi bacu bari kuzira rero, nicyo bari kuzira, ngo ntabwo babikora hariya attention nk'izo ngizo, ariko ntekereza ko ku muntu watayiminze neza, wakoze ibintu neza, birakunda. Ni ukuntu nashaka kugira ngo tuganireho. Hari byinshi turimo turategura kugira ngo mujye murushaho gusobanukirwa, cyane cyane mu myidagaduro. Iyi ni Rwanda Trends. Kuri Instagram mwadusangaho ni Opa Jack nk'ibisanzwe. Tukomeza kugenda tubana, ejo n'ejo bundi turagenda tubategurira ama live, tuzadukora ama live muri aya masaha kugira ngo twapdating abantu, ese ni ikihe kigezweho, ni ikihe kirimo kiravugwa. Buri umwe wese rero namushishikariza kuba yabana natwe muri uyu muryango mugari umunsi ku munsi. Turaza kugenda tubana rero, navuga ko ari aho ngaho dusoreje. Ibindi byose uragenda ukurikira. Dukeneye ibitekerezo byawe, kugira ngo ese warabibonutse bijyanye n'umuziki wacu wacecetse kugeza ubu ngubu. Niba tubona Tanzania, Diamond Platnumz arasohora buri kwezi indirimbo, tukabona muri Kenya nuko abahanzi barasohora indirimbo, tukabona Uganda ni vibe gusa, i Burundi shout out ku Barundi rwose kabisa, bafite icyo bita movement idasanzwe, kuri urebye production yabo, video quality, byose ni ibintu ubona ko biri ku rwego hejuru. Abavandimwe Barundi rwose kubijyanye no gukora, bafite movement idasanzwe cyane. Reka tuze kubana rero mu bindi biganiro. Iyi ni live twashatse kugira ngo tuba welcoming mu ma live menshi tujye kujya tubagezaho umunsi ku munsi, kugira ngo turebere hamwe ese ni cyo cyakubaka umuziki wacu, ni cyo kintu cyaba priority mu bijyanye no kuba twashyigikira abahanzi bacu n'impano zigiye zitandukanye muri field zitandukanye. Reka tuze kubana rero mu bindi biganiro, tugenda tuba updatinga ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ni Opa Jack,
cyangwa se Rwanda Trends